agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndaguzujeho dukurikiye muri kano kanya guhaye ikaze mu kiganiro Hitamo, ikiganiro cy'ubuzima bw'imyororokere kigufasha kugira amahitamo meza atuma ubuzima bwawe bw'imyororokere buba buzima. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ingingo ya 21 yo mu itegeko nomero 026 akarongo kaberamye 2025 ryo kuwa 17 z'ukwa 9 2025 rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda, igaruka kuri serivisi z'ubuvuzi bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Iyi ngingo igaragaza ko imwe muri serivisi 8 zigize ubwo buvuzi ari ugukora ubukangurambaga mu rwego rwo guhindura imyumvire ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Iyi ni serivisi itareba leta gusa, ahubwo inareba abafatanyabikorwa bayo. Muri abo bafatanyabikorwa harimo umuryango Raison des Femmes ufite umushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa Santé et droits sexuels et reproductifs au Rwanda, SDSR Rwanda. Uyu mushinga ufite uruhare mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda. Navuga ko serivisi zawo zigabanyije nko mu bice bitatu by'ingenzi. Uwo ni Mukeshimana Serafine, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Bataratwigisha baratubwiraga ngo iyo umwana w'umuhungu yazanye ibishishi cyangwa se umukobwa ngo bikizwa nuko yasambanye. Narinzi yuko nanjye umuntu ari mu mihango akaribwa ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina akoroherwa. Abo ni bamwe mu bangavu n'ingimbi bafashijwe n'uyu mushinga mu buryo bunyuranye. Nabo turabumva ku buryo burambuye. Njye wagutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku ruhare rw'umushinga w'ubuzima bw'imyororokere projet SDSR Rwanda w'umuryango Raison des Femmes mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda. Mbere yo gutangira, reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Reka twakire Mukeshimana Serafine, umuhuzabikorwa w'umushinga SDSR Rwanda, atwinjize muri uyu mushinga mu buryo burambuye. Umushinga w'ubuzima bw'imyororokere Raison des Femmes ishyira mu bikorwa mu bufatanye na AMI ku nkunga ya Affaires Mondiales Canada, watangiye mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 12, ukorera mu karere ka Gasabo mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo ko ari 15. Umushinga rero ukaba ufite igihe kingana n'imyaka 5, ni ukuvuga kugeza mu mwaka wa 2027. Abagenerwabikorwa bawo ni urubyiruko n'abagore bari hagati y'imyaka 10 ndetse na 24, n'abandi bose baza ariko bifuza serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere turabafasha, ntabwo bahejwe. Navuga ko serivisi zawo zigabanyije nko mu bice bitatu. Hari serivisi zikorerwa muri community zijyanye n'ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere. Ubukangurambaga bukaba bukorwa n'abakozi ba Raison des Femmes ndetse n'abakangurambaga b'urungano. Buri murenge ukaba ufite umukangurambaga w'urungano. Ibindi bikorwa dukora ni bikorerwa ku cyicaro cya Raison des Femmes Ikinyinya, aho dutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Dufite clinique itanga serivisi ku buzima bw'imyororokere, dufite abaganga, dufite ibikoresho bihagije. Izindi serivisi dutanga ni izijyanye n'ubukangurambaga hifashishijwe media, ibiganiro ku maradiyo nk'uko n'iki turi kugikora cyitwa Hitamo. Aha kandi nakongeraho n'umurongo utishyurwa 8011 wa Raison des Femmes, aho umuntu aho aherereye hose mu gihugu ashobora guhamagara agasaba ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere
abakozi babishinzwe bakamufasha. Duhereye wenda kuri izi serivisi zitangwa n'abakangurambaga b'urungano, nk'uko ndumwe munabivuze ko muri buri murenge harimo umukangurambaga w'urungano, afasha ate mu bijyanye n'intego n'ubundi z'uyu mushinga? Abakangurambaga b'urungano ni inkingi ikomeye y'umushinga kuko dufite umukangurambaga muri buri murenge. Uwo mukangurambaga rero niho avuka, amenyeranye n'urubyiruko, amenyeranye n'abaturage, amenyeranye n'inzego z'ubuyobozi, ku buryo kwigisha abaturage bitamugora. Buri mukangurambaga rero aba afite inshingano yo kwigisha byibura abantu bari hejuru ya 25 rimwe mu cyumweru, anabishoboye akaba yarenzaho abigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikindi kintu abakangurambaga badufasha ni ukufasha abaturage kumenya ibijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari naho akenshi haturuka ihungabana. Nkaba nakongeraho ko no ku cyicaro cya Réseau des Femmes nyine dufite serivisi ijyanye no ubujyanama ku bijyanye n'ihungabana. Turetse uruhare rw'abakangurambaga b'urungano, twaba ko noneho babakozi b'umushinga bo bari basanzwe bakora ku cyicaro bagira uruhare muri community. Abakozi b'umushinga bakorera ku cyicaro cya Réseau des Femmes nabo bafite uruhare runini cyane mu gukora ubukangurambaga kuko bafasha gusubiza bya bibazo byabajijwe abakangurambaga b'urungano batabashije gusubiza. Icyo gihe baza kunganira kugira ngo ababajije ibibazo babashe gusubizwa. Ku bufatanye kandi n'abayobozi b'inzego z'ibanze, abakozi ba Réseau des Femmes cyane cyane b'umushinga w'ubuzima bw'imyororokere bafatanya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kwitabira inteko z'abaturage bagatangamo ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere, cyane ko buriya hari ibiganiro ahanini bitanakorwa mu muryango, ariko iyo habonetse inzobere cyangwa se umuntu ufite ubumenyi bwigiye hejuru ashobora kwigisha abaturage kandi bagatahana andi makuru bashobora kuganiraho mu muryango kugira ngo bafashe abana ku bijyanye no kugira ubumenyi ku buzima bw'imyororokere. Ikindi nakongeraho ni uko hari ubukangurambaga bijyanye n'iminsi mpuzamahanga irebana n'ubuzima bw'imyororokere. Navuga nk'ubukangurambaga ku munsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro, hari n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Dukora kandi n'ubukangurambaga ku munsi mpuzamahanga wo gukangurira abantu gukuramo inda mu buryo bwizewe. Iyi minsi mpuzamahanga dukorera mu baturage yunganira ibiganiro biba byaratanzwe n'abakangurambaga b'urungano muri community, ikunganira kandi ibiganiro tuba twaratanze kuri radiyo, ikunganira na bya bibazo abantu baba barabajije ku murongo utishyurwa 811. Ubwo n'ubundi duhita twinjira kuri uyu murongo utishyuzwa 811, tukavuga ko uyu ari umurongo ufite akahe gaciro mu bijyanye n'ubundi n'izi serivisi z'umushinga w'ubuzima bw'imyororokere. Umurongo utishyurwa 811 ufite agaciro kanini cyane ko uwo urenga n'imbibi umushinga ukoreramo ariyo zo z'akarere ka Gasabo, kuko umuntu uri ahari hose mu gihugu ashobora kubaza ikibazo yumva adasobanukiwe kandi agasubizwa, kandi bitamusabye no guhaguruka aho ari kugira ngo aze ku cyicaro cy'umushinga. Ikindi ni uko buriya ibibazo byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari ibyo umuntu aba adashobora no kubaza arebana n'umuntu amaso ku maso, ariko iyo abashije kubona uko ahamagara kandi akavugana n'umuntu ubifitiye ubumenyi, ahabwa igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose yibazaga. Ikindi umurongo utishyurwa udufasha ni ugusaba randevu ku bantu bifuza kubonana n'abaganga, dogiteri, ginekologe, cyangwa se ushaka guhabwa ubujyanama ku bijyanye n'ihungabana. Icyo gihe aba ashobora gusaba randevu, akavuga umuganga yifuza, bakamubwira umunsi ashobora kuza akabonana na wa muganga uko abyifuza. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Arakoze cyane Serafine kudusobanurira mu buryo burambuye ibikorwa by'umushinga SDSR Rwanda, by'umwihariko bisanga abaturage aho batuye muri community. None si ibi bikorwa byafashije gutabangavu n'ingimbi mu bijyanye no kubona amakuru yizewe kandi yuzuye ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Reka twumva abo twaganiriye. Bataratwigisha baratubwiraga ngo iyo umwana w'umuhungu yazanye ibishishi cyangwa se umukobwa ngo bikizwa nuko yasambanye. Tuvuga ati ubwo natwe umuntu nazajya akora akazana ibyo bishishe azajya gusambana. Ariko bo batwegere bakatuganiriza, baratubwiye ngo iyo wazanye ibishishi
ubu watangiye gukura, ntabwo bikizwa no gusambana. nari nzi yuko nanjye umuntu ari mu mihango akaribwa ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina akoroherwa, ariko naje kumubaza aransobanurira ambwira ko atari byo, iyo ubikoze uri mu mihango ushobora kuba wanasama. Numvaga ko iyi virusi itera sida ku rugero iriho mu Rwanda yaba iri ku rugero nyine ruciriritse, ariko aho yazi akabitwigisha numvishije yarafashe intera cyane iyi ndwara ya virusi itera sida, bityo rero njye nafashe ingamba zo kuba nayirinda, aba nanabikangurira abagenzi banjye nanjye. None ndashimira umurongo badushyiriyeho 811 kuba barawudushyiriyeho ku buntu, tuwuhamagara nta kiguzi, tukaba twabasha kubabwira ikibazo dufite bakaduha amakuru kandi ku gihe yizewe. Turabishima cyane. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi, turacyaganira ku ruhare rw'umushinga w'ubuzima bw'imyororokere Projet SDC Rwanda w'umuryango Réseau des Femmes mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda. Tuvuye mu bikorwa bibera muri community, reka twinjire noneho mu ivuriro Karame Specialized Clinic ritanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Ni ivuriro riri ku cyicaro cy'umuryango Réseau des Femmes kiri mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga. Ese iri vuriro ryo rifite uruhe ruhare mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere? Reka n'ubundi twakire Serafine Mukeshimana, umuhuzabikorwa w'umushinga SDC Rwanda. Ni ivuriro ritanga serivisi by'umwihariko zirebana n'ubuzima bw'imyororokere, harimo kuboneza urubyaro, hakabamo gupima inda abantu baciye muri ecography, umuntu akamenya uko umwana we ahagaze, harimo gupima no kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hakabamo gupima no gutanga ubujyanama kuri sida, hakabamo rero n'ubujyanama ku bantu bahuye n'ihungabana. Ubundi intego z'umushinga ni uguha serivisi abantu b'amikoro make ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakabona serivisi bifuza. Clinique rero icyo yaje gufasha Réseau des Femmes n'ubundi nk'umuryango wita ku burenganzira bw'umugore, ariko cyane cyane umugore ufite ubushobozi buri hasi akazamurirwa ubushobozi. Navuga ko clinique isubiza ibibazo cyangwa se kimwe mu bibazo Réseau des Femmes yari ifite cyo gufasha umugore ufite abana benshi, nazo bimugiraho imbogamizi cyane cyane mu bijyanye no kwiteza imbere. Iyo yabashije rero kumenya uko ashobora kuboneza urubyaro, ashobora kwivuza arwaye, ashobora kwipimisha inda, aho udafite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira izo serivisi, Réseau des Femmes ikamufasha. Ni igikorwa gikomeye cyane kuba atishoboye. Dusaba ko umuturage uza hano agomba kuba afite mituweli. Icyo twe tumufasha ni uko atishyura tike moderateur, atishyura ariya mafaranga yishyura aba agomba kwishyura, kuko icyo gihe ni Réseau des Femmes bayamwishyura, ariko agomba kuba afite mituweli de santé, kuko dukangurira abantu kugira mituweli de santé kugira ngo igihe habayeho ko uburwayi afite cyangwa ikibazo afite kigomba kujya mu guhabwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho, abashe guhabwa transferi kandi akomeza avurwe mu buryo busanzwe. Ubwo muri make umuntu twumva yumve ko kuba ufite mituweli birahagije, ukaza ukabonana na muganga, ugaca muri ecography, ugakoresha ibizamini, ibintu byose nta kindi kiguzi. Kuba ufite mituweli ariko utishoboye, iri ni ivuriro rifasha abantu b'amikoro make kugira ngo nabo babashe kubona serivisi zose zitangwa zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Wabyumvise ko umuryango Réseau des Femmes ugufitiye ibikorwa byinshi bigufasha kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ushobora kuba wagana ivuriro Karame Specialized Clinic cyangwa se ugahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 bakaguha amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uwo murongo kandi wanahamagara ushaka kubona amakuru arambuye ku bijyanye n'iri vuriro. Ndagushimira wowe twabanye muri iki kiganiro, njye wakiguteguriye nkabana nakikugejejeho. Nitwa Inosa Habumugisha, Mr. Buzima. Mugira ubuzima buzima.
agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntago kica. iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.